ndongeye ndabasuhuje mbahaye ikaze cyane abakunzi bacu aho muherereye mukomeze kugira ibihe byiza. Mbahaye ikaze cyane kuri Kirabo TV. Ese uzi itandukaniro ry'urukundo nyakuri n'urukundo rw'agahararo? N'ubundi kandi kubona itandukaniro riri hagati y'urukundo nyakuri n'urukundo rw'agahararo ntibigoye. Iyo ubitekerejeho usanga bitagoye rwose, ariko iyo uhuye n'umukobwa cyangwa umuhungu mwiza cyane ibyo byose bishobora guhinduka mu buryo utari witeze. Uhita wumva umukunze cyane ku buryo ibindi byose bisigara ntacyo biba bivuze. Uba wumva umukunda byo gupfa, kuko si urwo ni urukundo nyarwo cyangwa ni urukundo rw'agahararo. Wabibwirwa n'iki se? Reka rero tubanze dusuzume uburyo mu myaka mike ishize ushobora kuba warahinduye ko watekerezaga wo mudahuje igitsina. None kuba utangiye kujya utera akajisho kuba mudahuje igitsina, wahangana ute n'ibyo byiyumviro bitoroshye ufite? Ntukigire rero nk'aho ibyo byiyumviro bitakubamo. Kuba byatuma urushaho kubakunda, aho kubigenza utyo ushobora kumva ko hari uburyo bwiza ubonye bwo gusobanukirwa uko umuntu abona undi agahita amubenguka. Ni itandukaniro riri hagati y'urukundo rw'agahararo n'urukundo nyarwo. Nusobanukirwa ubwo buryo butatu abantu bagaragazamo urukundo, bizakurinda ibintu bitari ngombwa byari kuzagutera agahinda, kandi nyuma y'igihe runaka ushobora kubona umuntu mukundana by'ukuri. Nimunyemerero mvuge ku bintu umusore uzi urukundo akorera umukobwa bakundana. Ubusanzwe urukundo akenshi usanga ari impano abantu bavukana, gusa urukundo ruvugwa aha ni rumwe rwabaye hagati ya Adamu na Eva. Ubwo bivuze ko ari urukundo ruba hagati y'umugore n'umugabo. Rero akenshi usanga uburyo twebwe abantu cyane cyane abahungu bafite uburyo bagaragazamo urukundo imbere y'inshuti zabo, ariko ugasanga ubwo buryo bugenda butandukanye. Aha rero twabateguriye bimwe mu bintu bitandatu umusore uzi gukunda akorera umukunzi we. Icya mbere, abakobwa ni abanyabineza neza. Igitsina gore ni ubwoko bukunda kugira ibineza neza. Ibyiyumviro ni kimwe mu bintu umuhungu uzi gukunda azirikana iteka. Niba ufite umukunzi wawe, jya ugerageza umukoro utuntu tworoheje, umuhobere, umusezere, ndetse unamwifurize kugira ijoro rihire, ndetse umukomeze mu gihe yababaye, umwiteho, umwivanishaho utuntu n'utundi tworoheje tudafite icyo dusobanuye. Kuri we ariko umukobwa we tuba dusobanuye byinshi cyane. Muri make, igitsina gore kirangwa n'ibineza neza, gusa bityo wowe icyo aba ashaka ni ukwitabwaho, nawe ujye ugerageza umwiteho rero. Icya kabiri, buri musore wese uzi gukunda aha umukunzi w'Imana. Umusore wese uzi gukunda icyo ari cyo aba yiteguye guha umukunzi w'Imana, atarindiriye ko hari ikindi kintu akoresha kidasanzwe. Ariko usanga b'iki gihe baha abakunzi babo Imana ari uko hari nk'umunsi mukuru bizihije, cyangwa bakayibaha ari uko bayibasabye. Ariko ntabwo ari byo, ntabwo ariko byagakwiye kugenda. Wirinda ko hari ikimubaho, ahubwo mutungure bizamwereka ko umwitayeho. Jya ugerageza umutungure, atari ngombwa ngo urindire ngo isabukuru yiwe cyangwa se ikindi kintu cy'umunsi wa special kuri we. Oya, jya ugerageza umutungure rwose. Icya gatatu, umusore wese uzi gukunda abaza amagambo meza yo kuvuga. Umusore uzi gukunda icyo ari cyo abaza amagambo meza anyuranye yabwira umukunzi we, kandi ibi ni byo abakobwa benshi baba bifuza. Abasore rero mujye mubabwira amagambo meza abakunzi banyu. Iyo umukunzi wawe yumva uzi kumubwira amagambo meza akamutera akanyamuneza, aramwenyura. Amagambo wamubwira yababaye akishima. Mbese amagambo wamubwira akiyumvamo ko undi muntu wundi utandukanye uhebuje muri we. Buri musore wese rero yari akwiye kumenya uko akoresha amagambo imbere y'umukunzi we. Cya kane, jya ugerageza umubwire ko umukunda. Abasore hafi ya bose bibwira ko gukunda ari ukubyerekana nta kubimubwira, ariko umusore uzi gukunda icyo ari cyo aba azi neza kwerekana umukunzi we ko amukunda ari byiza, ariko wanabimubwira bikaba akarusho kuri we. Niba ukunda umukunzi wawe rero bimwereke ndetse unabimubwire, bityo aziyumvamo nk'umunyamahirwe. Icya gatanu, umusore uzi gukunda yishimira umukunzi we. Buri mukobwa wese akunda umusore umwitaho kandi akamuha n'agaciro. Niba agaragara neza ukabyishimira ukabimubwira. Nimba hari ukundi kuntu arimo gusa gushyashya ubona gutandukanye, ubimubwire kandi ubyishimire. Abasore rero, abakobwa niba mutabizi banezezwa no kumva umukunzi we yishimiye ko uko asa, akiyumvamo ko uri undi muntu rwose uhebuje, ufite agaciro kuri we rwose. Aba yumva ko uri umuntu uhebuje ufite agaciro kuko wamweretse ko umwishimiye. Icya gatandatu, umusore uzi gukunda ahorana udushya dutandukanye. Buri gihe kizakwereka ko umuhungu agukunda kandi ari umuhanga mu rukundo ni uburyo akunda kuzana utuntu dusekeje, cyane cyane igihe muri kumwe, ndetse agakunda kugira udushya nawe bwawe uri umukobwa ubona ko agutunguye. Ndabashimiye rero ko mwakomeje kudukurikirana. Mugire ibihe byiza, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye. Ndagusaba kugira ngo kandi subscribe, uduhe like, share na comment, musharinge ino nkuru kugira ngo n'abandi bamenye ibintu byinshi bitandukanye byiza. Mugire ibihe byiza.